hanaguze ikibuno sangwereke ujurumva cyangwa ufata nkubike mwibasa niho uzamenye ubwenge bwo koza ibintu nta nisoni ibintu kabiri gatatu munzu gira vuba wijura ntinya ntigisimba ihute nta nisoni gifite uzane n'akantu hanaguze hano sindicara mu mazi Hey, how am I saying? Nishi? Oui. Igihe wogereje ibi bintu ntago urabisoza? Ndabirangije. Urabirangije se urukora amasani yogeje? Urukubona ko namanje nahera ku mafoke. Amafoke yaheraho nta soni ufite. Ubwo rero naringize ngo mbite noza niki kirushe n'induza sigaye. Ha nisoni gifite rega kiri kuvuga nta nubute. Namanje noza amafoke se barayisha nta amasani atogeje. Ngire n'amasani kandi ariko naringiye gukurikizaho. Ha nisoni dore ukuntu gitumbaraye ngikinduza. Kandi byishimo nzakwishisha inkoni. Urukujaye. Urukumpunga n'igisimba. None ndiki. Tambuka hano. Oza amasahani. Oza rero. Kangira. Yego, yana yanjye. Amasahani uzi kugira ngo ngende ngaruke nsange atarasoza. Ngiye kurarangije. Urarangije. Ubwo surarangije. Cyangwa ufata nkubike mwibasa niho uzamenye ubwenge bwo koza ibintu. Nta nisoni ibintu kabiri gatatu munzu. Gira vuba wijura ntinya ntigisimba ihute nta nisoni gifite uzane n'akantu hanaguze hano sindicara mu mazi nta nisoni hano gutumye iki hanaguze umunwa ibyo urahanaguza ntibindeba gira vuba se gira vuba hanagura aha hantu hanagura uzi nicaye ngatoye ibintu nagukorera hanaguze ikibuno sangwereke ujurumva kugisa umva rero irashira kantu risizgana ne ngira vuba ihute uko gisa kintu kizanye kirakorana ibintu iminyabagiro nta nisoni byinshi ihutane gira abandi kwigendera washira korana ibintu ukihuta nahaje ariko natego nta nisoni umva rero ugiye kukorera message kandi neza message ni ibiki uranza rero ibintu byo genda kumena uri kunyumva egerwa hino nta nisoni gifite kwa message ntari message ni message se muri telefone cyangwa uri jisho nditurumuze muri vimba nta nisoni reba hano gira vuba kuramo yose gisinangiza udutaka turi misi nzara twose waba kubona twavuyemo gira vuba umva kandi ubikuremo neza ashogeze kuba ari kunuka noje ramvugisha urukunyumva irabitaka nikore mwazira nzara ibi hagira na dukembo namo uri kunyumva gira vuba kwa jishi ndongera kubona uko uri kunkanda ndivoka hano kari ku mubiri ni kugwara kanze ndongera ko have urukumba bazakintu umuntu aje nakubwira ukumva sikigariwe no kugondikwa ni gitemba temba jishi umbwiye ngwiki nijye ubwiye cyo uri kurata cyangwa bose urukumbwira ngwiki nongera nsubiremo ndongera kubona uko nkanda ku mubiri gaho utari kureba ugwara ahantu ruri iri jisho nari kubona kugira we gira vuba sinaye kubujije kandi byishimo nzakwica ya makuru karame harubona tinze se cyane ntago watinze je iyo mfite gahunda je fazi ibintu byose abari fast
ni kwahwa Eregana nibyo bari byiza ibintu byo kwicagana ntago bari sawa. N'uburyo narindi kumva mfite imbaraga zo kuhita ngugeraho nahise mfatiraho nyine nibwo guhita nzi ko nambaye neza kwanza hanze ngushimira n'ubundi nibisanzwe nibisanzwe byo n'ubundi bwiza bwawe kubuhorana si ko nawe ntago wambaye nabi nambaye neza nje nibisanzwe bura imyenda mibi mazambaye igihemba ndi kuvura cagihemba ndi gukora akazi kanje ariko muzima busanzwe mba n'umusirimu sha urumvikana kuko nandi kubona binaragaragara rero urabona cagiye ubwo duherukana ibintu narindi kumva bitangiye kuja mu buryo neza navuze ati n'ubundi ko dusanzwe tubivugana reka amasimbuke n'ubundi nziga umugambi tubunoze kuva mugabo wenda hari ukuntu subundi ariyo kwise wikanga none subundi ntabwo isose yabiguye myinjishe yego komana sugo nawe urikanze ibintu wakuze urabiyobewe arega hari uburyo gwa muti wambwiye ngo hari uburyo utawukoresha neza nagira ngo wenda ndamutse nje hari uburyo ashobora gusanga warakoresheje nawe ugasanga aratuvumbuye mana yanjye byishimo ni debire gitereye aho ni debire niyo yakubona yabona ko uri umutite mu buzima busanzwe ibintu mbese ibyo atari bitekereza ko twabikora n'ubu nizere ko hari ukujyama ngo adendura nta kibazo tu niyo wararama nko guca tukamufata tukamupanga inyuma ukirarira hagati cyangwa njye kararaga ibyo genda kora hawe ndakwemeraga niba umuti warawukoreze neza ubakazi ubwo tayari ni wowe wanje abandi bose ni bikari noneho tuganire noneho hanyuma nizere iki uko turacinjiramo nta kibazo ndagwikiye ko cyane rwose byishimo ubona ko ntani yavuga iki sha ikidabire ikigo mbese ikigoje arega n'ubundi nuko aba ari we uri kugenda uranze yaza neza mba ndi kumva no gutana na bamwana atanu tukashobora tukibana ukaba umugore wanje tabyishimo ukabireka ariko we ntane nabyishimo se mwatana pe none ubundi karaho ngidebire ibizo tumaze kumukorera ubundi muzabana ngiki byishimo se kugira byishimo ko biri se uzi byishimo afite imitungo ntabwo napfa kumusiba mu ngende sira imitungo si nuko tumaze kumugira kuzijya ndibyoroshe kuzijya biroroshe kuroho pe ariko hari igihe kizagera namara kuzimumaraho yasigara nk'ikimara gitereye aho naramugiza kuriya agasigariraho zirikana ko nje mu bintu nize no kujera imitungo ngazibyaza izindi birimo ariko faza subiza ubwenge bwanjye se mucyo zira mitungo nimara kuzimunyaga zose ntage n'inzu twicayemo nkayigurisha kizaba gisigaye he ningi ukayigurisha ariko mana makuru atawe ukimara kujya inzu rero nubwo tatwimukire burano twagurisha inzu tugatura mu Rwanda gakomana yanje nitumara kuyigurisha mambe nimara kuyigurisha ntago nitumara nje bwanje nje nakomeza ku bintu ndi gukora iki nguko ndi kumva urukunjira uruhande kandi niteguye kuba umugabo wawe se nkaho uri kuvuga ngo nimara reka tukazazigurisha byishimo buno niwe my husband wanje naho buno weho urishera ibisanzwe nyine uri best nuko bandisheri nje ndishimye hanyuma yo kuba sheri ushobora kuzaba n'undi muntu ukomeye mu buzima bwawe uzagukorera ibindi byishimo atakoze ariko kubyarana nawe ni byiza ego ko mana yanjye we so nzabyara undi mwana we uburyo ndi kubona uri umujene agatayo uriho ukunda wambaye ukunda usa mu maso ewana ni wowe wanje none siko mbonye ubitekerejeho nzonje ngubashije hari ikintu kije kigoye kirimo nta kigoye kirimo ariko n'ubundi ntabwo nari kusubiza ntatekereje oya gutekereza naco bitwaye Rome kuje guhagarara hejuru abantu bakuru uje gushaka mama umuburo bw'Imana ibyo bintu urimo bihagarike ibikisi ndimbere sigira vuba turukuzana abagabo mu rugo rwa byishimo nutabihagarika igihano cy'Uwiteka kirakuzira twumva imbere washanowe ko gasa kaza bera ntubyiteho numvisha uriya mwana akaze ntabwo ari ugukara uriya mwana agwayituruma mu mutwe amagambo avuze yose ni ay'ubwenge kandi harimo n'inyigisho ibyo ari kukubwira
wasanga atari nje mugabo wa mbere uje hano. Ubibwiye n'iki kandi nawe utangiye gufatira kwa uriya mwana ibyo avuze sinawe aka kanya wese ubigereraho nkubwiye ko uriya mwana agwaye turama mu mutwe. Bavuze ngo nyamwaga kumva ndayatinze no kubona ibi bintu nabikora ugasanga ejo bingizeho ingaruka. Gasanga bangategeka no mwiyi nzu. Ndetse wagikata. Bene wabo babyishima. Ariko Fazo wewe utangiye kunzana ibiki kandi reba nk'ubu ngubu wanyijije muri mudu none dore niwe utangiye kuyinkuramo ngiyewe guca mpeze ya magambo nta nicyo yambwira nge nitwa Tikanga Makurata singomba kuva kwizima. Mva rero singomba kugira ngo nivuge ibi nawe uranzi imiti ngena mbereza abantu habi yo kukiza abantu niyo kubagwaza yuzi ibyo byose mbikora je nishe ndamba nyinshi ntabwo rero byari byo byananira ahubwo niba hari ukuntu twabigenza dukomeze twegire mu kazi kacu. Ntacyo twari kuri mwana yaragukanze ariko ntabwo nabura kugira ubwo nuko naje meze nk'umuntu w'umuganga wakamiritse wakutse cyangwa ndi nakutse naringiye kuva muri mudu. Rusigasa karame mukuru wawe ari Keyira se saro ni mukuru wawe ufite ntawe uhari yagiye he cyumwereyo ubu ntaraga mu inzu nje nyine sinzi aho yagiye kwa manza amakuru numvisha ariyo amakuru gameze ute ubwo makuru nagameze ute ubwo siko numvishe ngo ari Igisenyi ni yabaga ubwo ngari mu mabare kiniki wabimbwiye nari ndi kumuhakanya ati Keyira ko yari umwana mwiza yagiye mwabirago yego mwana Keyira je numewe siko babimbwiye ngahakana musi yabaye kandi wanyu ndaje nje nabonye yambaye neza aragenda ngagiye niba bari bagiye kuvuza ngo byishimo guhera ubwo ndiyagaruka ubwo rero nanjye narashakisha narahebye ubwo kumuvuza no kuja kumuvuza mu makabari no mu mabara bya Keyira pe ntago nabimenya bajya bavuga umuntu ashobora kuguhana ariko kuguhana byaramunaniye. ubwo ushatse kuvuga iki ntacyo none se ahubwo waramwiboneye neza umuntu wambaye amakuru ndo yambesha sindi baba barakubeshera. Umva rero papa nafashe amakuru ko abantu bamenye ko ziriya nzu ari wowe ugiye kuzigurisha. Izihe nzu Wowe nawe uriya mugore ngo ni Makurata yaga ndetse nari kubwira yo kugurisha ziriya nzu zo kwa Byishimo amakosa meza abantu bari kuvuga ati woweho na Makurata mugiye kugurisha ziriya nzu hari nabonye ko bishobora kukugiraho ingaruka. abantu so ifuso babazi narindi gutambuka mu muhanda ngaje ndumva ni ikiganiro cyawe bariho gusa nanje manza nahagarara ndega amatwi numva ko ari niweho bari kuvuga. wakigura ryose yune kukamenya ngo ni bari bakumvuga nusikaraba abagenzi bari kugenda bari kukuganiraho ndendaje kubabaza ngo mwitwa bana sambure ni wagiye kubivuga cyangwa ariko ubundi ntacyo umva rero shaka ngubwire nasi nawe wagiye kuba watangiye kuba injijinga nka mukuru wawe Nsabimana nuko nabonye bishobora kukugiraho ingaruka da bo umva rero wowe ntugire ikibazo mwana wanjye reka ngewe mvu buryo niyaranjamo ibintu byanjye nakinye na diri yo kugurisha indimi urumva ndimi z'abantu si cyangwa z'inyamaswa basi izi ndimi nyine ziri giterugo n'indimi bavuga ngo indimi zazimye zari ziri kwaka zirazira. ndakubwiye ngo indimi z'ibihugu kwa kundi kumva ngo igiterwa igihinde ikinyarwanda n'icyongereza yes nibyo nyine naho ibyo byo ntibigutera ikibazo urumva ese umeze neza nta kibazo sha nyine ikinzanya aha bari bandangiye ngo kuri umuganga kandi nkaba nari nkeneye kuvuza bro wanjye nyine umugore we yaramuroze none nyine yabaye nk'inzanga ni ukora akazi kose mbega ameze nk'umukozi mu rugo wagira ngo nta nubwo ari umugabo mu rugo
rero ndi kugira ngo hari umuntu ndangiye ngo uravura ndi kugira ngo nyine uze nimba wamfasha nabyo bimbwira nta kibazo washobora kumuvura nkabona kize basi nkongera nkabona abaye musaza wanjye narinzi nta kibazo ese ko n'umuganga tukadumura nusu ubu nk'ubu kugira ngo umuvure nyine byasaba nk'iki cyambere n'amafaranga nuse kugira ngo umuvure umukuremo ibirozi bimurimo abe nyine yongera abe umugabo muzima nyine ajye yambara neza ubu umusatsi usigaye umwereraho ni mbega ni wowe buri gihe uko ngeze nsanga ariwe uri gukoropa ari gukora akazi ko mu rugo kose noneho n'umugore we aba ashaka nyine ewe mbega agaragaza ko atari musaza wacu iyo tugezeyo nta nubwo byageze naho musaza wanjye ataba ashaka ko tugera iwe kandi turi ndi mushikiwe ntabwo bashaka ko wagira umuntu w'iwacu ugera iwe kubera ko nyine iyo tugeze tukavayo umva umugore wasigara ari kumukubita akamutuka akamutoteza akamwikoreza amabuye nyine ndi kugira ngo umva ibyo byasaba byose niyo byadusaba no kugurisha inzu yacu twayigurisha ariko musaza wanjye kongera akaba muzima aziko no kubyumva numva yaramugize idebire nose byasaba nk'amafaranga angahe kugira ngo amuvure yongere abe muzima ibihumbi 200 umva na 400 ntayatanga icyo dushaka ni ukubona musaza wacu akize gusa nanjye nzabibakora azakira nawe nose uzaba uhari ijyane ngo tuzarebe ko twamuzana muzagere cyumweru nzamute umwanya hamwe gitondo nta kibazo nzareba umushuti wanjye nyine tuzazana turebe ko azatwemerera kuza nyine turebe ko yatwemerera kuza kuko n'ubundi nta nubwo no mu rugo yagira ubu ntagaze ngo tumeze utera na musaza wanjye muto yaragwaye ariko no kugera mu rugo biba bimugoye ntago yakandagira mu rugo ajya avuga ngo umugore we ngo atamukubita rero dushaka kugira ngo wenda tuzarebe ukuntu tumujijisha nuko nyine tumuzane turebe ko wamuvura ibyo bintu ni ibintu biharaye abagabo basigaye barabaye guco pe abagore b'iki gihe nico babigenje basi nimba utwemereye ko turamuvura nta kibazo kangende nyine uwo munsi wo ku cyumweru tuzawubahiriza umva inkoko izaba ariyo ngoma tuzahabyukira tuzakubyutsa nari nanjye nzabikora kandi neza ko azakira nta kibazo urakoze bayi nyine ubwo tuzareba bayi